nagarutse kuvugana n'abahanuzi. Yera yagaruye ngo mvugane n'abahanuzi. Yemwe bahanuzi mbisubiremo bwa gatatu ngo yemwe bahanuzi. Mana yera amahoro yambwiye ngo nimbwira abantu ngo Imana ifite gahunda yo kwibutsa abantu ko yabaremye itabaye batayiremye. Hari abantu bari Yera ifite gahunda yo guhaguruka ikabamenyesha yuko muri abantu inyama n'amaraso yikuriye mu cyondo hano hasi. Ifite gahunda yo kuza kumenyesha buri muntu wese ikimugize umuntu n'agaciro afite kikamuhesheje. Imana niyo yasigaranye telekomande iyikanze gutya ikikugira umuntu kirarangira. Nimureke Yera ifite gahunda yo igahaguruka ikanyura ku basore, ikanyura ku bakobwa, ikanyura ku basogabo, ikanyura ku bamama. Mugiye kubirebesha amaso yanyu, dusanzwe tubivuga mukadutuka. Nimba mushaka natwe kubikora nimubikore, mudutuke ibyo mushaka. Ariko mba nkubwire gahunda y'Imana muri uyu mwaka igiye gukuraho akarido kuri buri muntu wese. Ndongenda bivuze igiye gukuraho akarido kuri umuntu wese. Mugiye kujya mwibuka gutakira Imana umunsi mubi wabagezeho. Ariko Yera yavuze ngo mwaratumwe muratumika, ngo nimuruhuke, ngo nimutuze, inimba zanyu yarazibonye. Yemwe bahanuzi mwe ngo amarira yanyu yarayumvishe. Ngo kandi rata Imana ije gushimira abahanuzi batacogojwe n'inkuru z'incamugongo z'abantu bababwiye. Imana ije kubashimira kandi n'ukuri ndi imbere y'Imana isumba byose izacira imanza abazima n'abapfuye. Ndi imbere y'isumba byose izahamagara buri muntu wese akajya kuburana urubanza rwe. Bahanuzi mugiye kubona ineza y'Imana kubera yuko mugiye kwakira abantu benshi. Yemwe abantu bagiye kwibuka ibitereko byo kwibuka Imana no kuyishaka bamaze gusesa. Nukuri ndagitindaho. Umva mbabwire muri uyu mwaka Imana igiye kuza nta guceceka. Nukuri Imana igiye kunyura kuri buri muntu wese. Imana yacu nishimwe. Nyeka nkubwire, nushaka nkubwire ngo igihe si igihe cyo kuryama, ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kuruhukira mu mahoro. Nimba wumva hari ibintu bigutandukanya n'Imana, ndagira ngo musubiriremo. Iki gihe si cyo gihe cyo kugona. Ita ku iherezo ryawe kuko nogera mbivuge muratunguwe. Imvura irabanyagiye, abantu banze kwigurira umutaka uzatwikira imitwe yabo. Muratunguwe, imvura irabanyagiye. Turabivuga ngo ni iby'abasazi, twabisubiramo ngo byaratuyobeye, twongera kubihamya ngo badutera amabuye. Ariko reka nkubwire yemwe mbabwire ngo nimugarukiraho. Mwumve icyo Umwuka abwira amatorero. Umva ikintu Uwiteka ashaka ku bantu muri uyu mwaka. Abantu bajya bavuga ngo abahanuzi baraza bakatubwira ngo ibintu by'amaterabwo. Nta terabwoba nagushyizeho. Ugende ujye mu rugo rwawe uteke ifiriti wirire, uteke inkoko uyirishe ifi. Nta terabwoba nagushyizeho nshuti yanjye. Ariko umva ijambo ry'ukuri nuzaniye. Nutita ku iherezo ryawe, haba umubiri n'ubugingo byose birarimbukira icyarimwe. Umva ikintu ushaka kukubwira muri uyu mwaka. Ni umwaka ukomeye, uruhije, uwishe. Ariko kandi igihe cyo guhembwa kiraje. Igihe cyo kuvana urukungu mu masaka kiraje. Igihe cyo kurobanura intama mu ihene kiraje. Ngiyi ni telekomande, telefone ni telekomande. Telekomande ijya kuza, Yera yavuze ngo niyo yasigaranye telekomande y'ubuzima bwa buri muntu wese. Ni igihe cyo kugira ngo ize yereke buri muntu wese ko yamuremye atayiremye. Ibihe byiza wowe wahisemo gukurikira Ubuhungiro TV aho uri hose. Turagusuhuje
amahoro y'Imana abane nawe. Wowe udukurikira uri mu gihugu cyacu, uri hanze y'igihugu cyacu, tugusabiye umugisha kandi amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Hanyuma tugiriwe umugisha wo kongera kwakira umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Ese byose urabyemera? Ndabyemera. Yego, ndabyemera. Hari abantu bakunda kubigiraho ikibazo dute, kavuga ngo umukozi w'Imana, ngo bakabisobanura mu buryo butari bumwe. Yego. Wowe ubyumva uti? Gusa nago njya nirirwa sinjya mvuga ngo ndaremereza ngo yabivuze uku yabivuze uko. Yego. Oya, wowe ukubizi ukubiha agaciro, uburyo cy'ikintu giha agaciro nicyo kibiha uburemere. Yego. Kandi ntago navuga ngo ntago ndi umukozi w'Imana, ntaba nkorera ndetse sinkorera papa, sinkorera mama, doko sinkorera na Satani, ndakorera Imana rero. Cyane ko na Paulo yarabivuze, aravuga ngo tujye twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Sibyo buriya? Yego. Imana ishimwe. We nkurikije uko wowe ubyumva, icy'ingenzi ni uko Imana ikwishimira. Nuko nibyo. Imana iguha umugisha. Yego. Urakoze rero kuri ubwo busesenguzi butoya uduhaye. Rero twishimiye ko wongeye kugaruka. Nanjye ndabishimiye. Kandi ni byiza ko namwe mwongeye kwemera kunyakira, nabyo ni iby'agaciro nubwo hari haciye iminsi, ariko kandi ngo ni umwaka wose. Derukana umwaka ushize. Derukana umwaka ushize mu kwezi kwa 10. Yego. Ndumva aribwo ikiganiro cyawe twagitambukije. Urumva rero hafi umwaka wose. Ubwo urumva twinjiye mu wundi, ba wenda na amezi, wenda reka tubivuge gutyo. Ariko ndabona Imana ikiri mu ruhande rwawe. Imana iri mu kazi kandi iracyakomeje. Mu buryo bukomeye Imana iri mu kazi. Yego. Hanyuma duherukana n'ubundi useka. None n'ubu turabona ugiseka. Ikintu kijyanye no guseka rero, Imana yabimaye nk'umutumvura. Hari ibyo yabonaga ndwaye nk'umubabaro ukabije mu mutima, raza yo kabyara iramvura, imvuza guseka. Nabyo ni ibindi ubwo. Yego. Ariko gusa icyo niyiziho, naho n'abandi mu murima, guseka n'ibintu byanjye Imana yanyihereye. Kandi ndayishimira pe, mu bintu njya nibuka yankoreye ko yaramaye Imana yo guseka. Iyo mbyibutse nabwo numva ko irishimye. Abahanga nubwo abantu babivuga bakumva ari ibintu bisanzwe, ariko abahanga bavuga ko guseka byongera iminsi yo kubaho. atari uko wenda igihe runaka Imana yakugeneye wakimara ukagenda, ariko mu busesenguzi cyangwa mu bucukumbuzi bakoze, bavuga ko guseka ari umuti w'umuntu. Bitewe ubwo nawe tubigiyemo twazana ibindi. Yego, nyine guseka byo ni ibintu byiza cyane pe. Imana ishimwe ko yabiguhaye. Yego, ndashimye. Hanyuma rero hari abantu batakwibuka. Ntago babura, cyane ko nk'ubu ndabyibuka uheruka dufite umubare uheruka dufite ntago ari wo tugifite. Yego, narayibonye. Kandi by'umwihariko narakigira ikindi mvuga, nshimiye abantu bafata umwanzuro mwiza bakavuga ngo reka dukurikirane Ubuhungiro TV. Ndabashimiye aho muri hose, mwumve ko igihe cyanyu turacyubaha cyane. Muhari turahari, mudahari ntago twaba duhari. Murumva ko tubyubaha. N'ubundi amazina yanjye ni yandi, ni Umutesi Rosine. Nubwo mubona ko hari hashigiye kirekire naboneka, mu by'ukuri ijambo ryo ryarambwiye ngo umubwiza avuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Kandi nimba ibyo nza kuvuga hano atari ibintu mba natekereje hariya hirya aho mba ndi, ntago naza buri munsi uko mbyumva uko mbishaka. Buriya niyo mpamvu nyine Imana ishyiramo ino tapi, sibyo? Hari ibyo biri kubanza gutegura, kambwira nkabanza kumenya nimba koko ariyo yavuze, sibyo? Yego, bigatuma iki gihe cyose cyaza kingana gutya. Ariko abantu baje bakadukurikirana, abashyashya n'abari basanzwe, ndabashimiye muri rusange. Yego. Hanyuma duherukana, hari ubutumwa wari wazanye
nagira ngo tuvuganeho gato. yego wari wazanye ubutumwa bw'ukuntu ubwo turagenda twibukiranya yego bw'ukuntu hari abantu ngo mu nsengero harya hari abantu munsi bafashe ibintu byo mu nzu y'Imana, mu nsengero imanza zigomba kubera mu bakozi b'Imana. Aderukana hari ibintu by'umwuka mubi mu bakozi b'Imana hirya no hino, bari gufungwa muri iyo minsi, abari kuri izi mbuga nkoranyambaga doko n'inyuma yazo bari bahari benshi cyane. Imana irambwira ngo nibihanganizo ngo nibagiye kuzikubitwa zo kuba barafashe imanza zo mu nzu y'Imana bakazijyana hehe ku bacamanza batarabo mu nzu y'Imana. Yego izo ngo rero hari benshi bazikubiswe, abo twamenye nabo tutamenye, hari benshi bazikubiswe. Ndumva ari icyo kintu nari ndi kuvugaho. Imana irongera irambwira ngo nimbwira abantu ngo ije buri wese ije mu ruhande rwiwe kuhora inzigo y'ibyo yakoze. Imana icyo gihe ndibuka yanyerekaga amarira y'abana babayeho nk'imfubyi kandi bafite ababyeyi babo. Imana icyo gihe ndabyibuka yambwiraga ngo nimbwira abapapa baretse inshingano zabo ibyari gutunga imiryango yabo bakabijyana muri ba bakobwa bo hanze, kajya hanze. Irambwira ngo nimbabwire ngo amarira y'abo bana babayeho nk'imfubyi ntago azava kuri abo bakobwa. Vare iki kintu kirakomeye. Ejo bundi Imana nyese ikintu kuri ibyo bintu numvite biteye ubwoba. Tumenyere ko tuvuga ibintu hano kuri YouTube, abantu bakaza bavuga ibyabo, rimwe na rimwe bavuga ati uriya nawe yego. Ariko bene data, mwebwe mwemera Imana namwe mutayemera. Barizi ko nabonye ko hari abantu batemera Imana. Bariho. Rero nabimenye ntago ari igihe cy'icyayi gishize mbimenye. Niyo mpamvu hariwe na nangara. Hari aho wahuye nabo? Yewe Mana we, naravuze se uyu aba bantu gusa Imana ibimenyeshe. Nabonye kuri icyo kintu cy'abantu bahetsa amarira y'ibintu bakoreye abandi, nsanga ibitugu byabo birarushye. Yego nsanga ibitugu byabo birarushye. Vare reka turekere aho ngaho. Bo yego ni byinshi kuko turi kuganira nyine nk'abantu badaherukana nibyo, ariko wenda nshingiye ku kuntu wari wabihanuye n'uburyo byavuzwemo nagize akabazo. Birashoboka ko waba warabonye komenti yaba izanditswe cyangwa iz'abaguhamagaye kuri telefone. Ese haba hari komenti runaka yaba yaragusanze itagendanye mbese itaryoshye kwa reka mbivuge gutyo? Reka mbanze mbiseke. Ese niba yarabonetse wabyakiriye gute? Ese no mu buzima busanzwe iyo wavuze ikintu cyangwa iyo wavuze ubutumwa nk'uko nguko ukabona komenti iguca intege, igutuka, igusesereza, kuko turazibona cyane. Yego hari igihe abantu batanga ibiganiro nk'uku cyangwa ubutumwa ukabona abantu banditse iryo ni iterabwoba murimo, ubundi mwe murabahe. Ese ibyo bintu murimo mbese bitandukanye byinshi pe. Iyo bikugezeho ubyakira ute nk'umuhanuzi w'Imana? Reka nkubwize ukuri Vare, kuvuye ku ndiba y'umutima. Mutesi Rosine uyu mubona agaciro n'uyu mwuka mfite. Yego umunsi uzamvamo twese nuko hari abantu batazi yuko agaciro ari uyu mwuka. Twese nuko we hari n'ababizi bakabyirengagiza. Rero nabitinze kuri icyo kintu. Umuntu wese uzumva ubutumwa natanze, ikiganiro nakoze, akumva muri we biramworoheye ko anukaho ibyo ashaka, anyandikaho ibyo ashaka, ndamubohoye. Azabikore. Nta mugaragu uruta shebuja. Cyane. Sibyo? Uri mu ukuri kw'ijambo. Nta mugaragu uruta shebuja. None se Vare, nimba Yesu yaraje, sibyo? Atajya mu isoko kubaza umunyu, atagura inyanya ngo aburane inyongezo, atagura umwenda ngo akatuze, sibyo? Yego. Niba mwemere, sibyo? Bakamubwira yuko ari n'umwami w'abadayimoni. Nje Mutesi duhurira mu isoko nkakubwira ngo ikanzu ni 5, oya ni 3, sibyo? Urumva nujya kumvuga nzavuga ngo wamvuze. Vare abantu birengagiza ukuri kukabarya, sibyo? Kamubwira message aho yakarwanye n'imbaraga zimuhindura ngo byibuza mere neza, sibyo?
ahubwo agahita yakira imbaraga zimubwira zituma yambwira ko ndi igicucu, sibyo? yego doke ndi igicucu kuri utabashije gushyikira ibyo navuze, ariko si ndi igicucu kuri abandi babishyikiriye, sibyo? Nicyo kidukomeza. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wavuze akanavuga ngo buri muntu wese agira umwiza we, yego? Nimba ari wese agira umwiza we, njyewe hari n'ugira umubi rero, mbrange ndi mubi kuri muntu kuko ntabwo ari uwanjye, ndi na mwiza kuri Valens wumvisha ubutumwa agahinduka. Rero man ndababohoye bene da, kandi ntibizabarimbuze, sibyo? Umuntu wese uzumva akwiye kunyandika icyo ashaka, dore niyandike. Ubohoye abantu, dore ikiganza aho kiri cyane rwose. byari byakubaho Vale, byambayeho, ariko se niki bamvugaho kikanungura, niki se bamvugaho kikatuma ndeka gukora umurimo? Vale, hari umunsi njya ntekereza ko inshuti zanjye abankunda n'abanyanga bazansiga, sibyo? Bakandirira ariko ku mugoroba bagataha, nanjye njya mbikorera abandi bagataha. Iyo icyo kintu nitekerejeho rero, sininda kuri aba bantu tubana muri ubu buzima, sinshaka gukora ibibanezeza mu gihe hari iby'Imana ishaka ko nkora biyinejeje. Njye mpita amahitamo meza ariko kandi agoye, sibyo? Kuko ndi hano mu isi ngomba gutindana n'abantu, sibyo? Rero kuza gufata n'izindi mbaraga kugira ngo uvuge ngo ubwo abantu tuzatindana ariko tutazabana iteka, nzabana na iteka ryose, reka mfate umwanzuro abantu bari bunukire, sibyo? Kandi nari mbakeneye, noneho mitemo kuzigamira kuzabana na iteka ryose, sibyo? Ntago rero bene nahuye nabyo Vale, nahuye nabyo abandeba abansuzugurira ingano yanjye, mwe n'ibiro veni mfite aba ngubundi ngo magambo uvuga n'ibiro ufite ubona bihura, ariko abo ngabo mva ikintu babwira Vale, njyewe nsabwe gukora iby'Imana inshoboje, ntago nkora ibyo nshoboye. Yego, Imana iguha umugisha. Yego, Imana iguha umugisha. Twahugiye mu biganiro kuko byari ngombwa ko tuganira, byari ngombwa. Hanyuma mwebwe muri kudukurikirana mukomeze mwiyumvemo ikaze kuri mikoro ni Valens n'ubundi nk'ibisanzwe n'ugarutse. Hanyuma reka tugushyira imbere y'Imana. Ndatekereza n'ubundi watuzaniye agaseke k'ubutumwa. Yego, hari ubundi butumwa cyane. Yego, Imana yaguhaye. Ayiwe, byibuze abantu bakurikirana bazakurikirana kino kiganiro. Yego, tukigira aha ngaha Valens kumbaza ngo hari ubundi butumwa. Umbereye imfura wayitumira Imana icyubahiro, ukagira gutya utaranabwumva, ukagira gutya. Njyewe umuntu wese uzabi nanjye ndabikoze rwose. Imana ishimwe, icyubahiro ni kimwe. Imana ishimwe, turayemera. Amen. Hanyuma rero kugira ngo dukurikire ubutumwa Imana yaguhaye, turi kumwe n'abakozi b'Imana hano. Reka dusabe umwe muri bo, Jado, agushyira imbere y'Imana, hanyuma twumve ubutumwa nk'uko wabuhawe. Karibu, Imana iguha umugisha. Tugarutse imbere yawe Data usumba byose, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, nyagora ku ngoma, uri Imana irengera kandi uri Imana itabara. Uwo tumenye tutarabaho, tumenye tukirisura mu nda z'ababyeyi, Kristo usumba byose. Aha waratuzigamye mu myaka twaheje, nyuma nuhabwa icyubahiro. Maginga ya Kristo mwiza turacyomeka umwuka w'abazima, ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame, ahubwo n'ubuntu watugiriye kugira amaginga anga isa n'uyu munota turi imbere z'ubwiza bwawe Kristo usumba byose. Nuhabwa icyubahiro, ariko mbere ya byose Kristo usumba byose, twari mu isi yanduye, isi y'amakuba n'ibyago, ariko tugarutse imbere yawe, bantu twize udutunganye, tuboneze Kristo usumba byose. Tubere maso kandi dukomeze benifo, kandi tubere maso turwanirira intambara, ntabari twe Kristo usumba byose. Aya masaha tuhagaze imbere z'ubwiza bwawe, tugiye kuvuga ibigawe nawe Kristo mwiza. Uyu mukozi Kristo wawe tumushyize ku birenge byawe, nyemerera nyagura guma benifo shayini glory w'Imana, umubere impanda wowe wirangururire. Nyemerera Kristo mwiza umuhagarike ku birenge byawe, nyemerera avugishijwe nawe kandi akoreshejwe nawe, kandi avuga ibituritsi wawe nyagora ku ngoma. Duheje gukora kose ko mwijima kuri we, numuhagarikire kandi numurengere, numubere maso n'umurwanirire, umuhagarire nk'aka kanya gatajya kumara imbere za Kristo mwiza, umurwanirire intambara kandi ugaragare Kristo mwiza. Gukora n'ukwawe ndetse no guhindura n'ukwawe, komeza wihesha icyubahiro kuri umwami. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo ujye umwana n'umwuka wera, amen.
nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mbashimira kwemera kubana natwe muri uyu mwanya wo kumva ubutumwa bwiza, by'umwihariko ubutumwa Imana iba yamaye ngo nze mbagezeho. Ndabashimiye kuduha umwanya wanyu. Rero tutarajya mu byanditswe cyangwa se no mu mayerekwa, reka tubanze turirimbane uno muririmbyi wa 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Buri muntu wese ahari abashe gukurikirana message iri muri iyi ndirimbo kugira ngo tubashe kugabana umugisha w'Imana. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru, abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru, ntamujyundindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka, have ubwoba we nimunyiyorere, namara maje pe kujya mu ijuru, have ubwoba we nimunyiyorere, namara maje pe kujya mu ijuru, have ubwoba we nimunyiyorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu y'amahoro yamamare, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongera ishyirwe hejuru. Imana yacu yaremye ijuru n'isi, turayemera nishyirwe hejuru y'amahanga yose. Nongeye kunezererwa Imana, Imana yacu nishimwe. Umva muri byavuze ngo wabatinyutse ibyago byose byo muri uru rugendo, ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo ntacyamurekesha, ngo inzira y'isemo yo kujya mu ijuru. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane, ndayinezerewe kandi ndayubashye. Imana yacu nishyirwe hejuru. Ratanagarutse kuvugana n'abahanuzi. Haleluya. Nagarutse kuvugana n'abahanuzi. Yera yagaruye ngo mvugane n'abahanuzi. Yemwe bahanuzi, mbisubiremo bwa gatatu ngo yemwe bahanuzi, nimwihutse muvuge ngo ahwi. Haleluya. Nimwihutse muvuge ngo ahwi, kuko Yera yo mu gihugu cyo mu ijuru rata. Umva ukuntu yambwiye guhesha agaciro abahanuzi bahanuriye mu kuri no mu mwuka, bahanuye ibyo data yabatumye kuvuga, bahanuye batarya indimi, bagahanura badafite imitima ibiri. Umva ukuntu yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubahesha agaciro, ngo nubwo mwavumwe, ngo mugatukwa, mugateshwa agaciro, abashimwe mwiswa amazina atari ayanyu, mwambuye umwambaro wanyu, ariko ngo ije guhesha agaciro abahanuzi, ije gusohoza ibyavugiye mu kanwa k'abahanuzi, ije kubisohoza kuri babibwiwe, bakanga kubibyumvira, bakanga guhindura imitima yabo ngo bave mu bigawa bajya mu bishimwa. Yera yambwiye ngo ije guhesha agaciro
Imana yacu niyamamare cyane. Mana nishimwe, yemwe bahanuzi mwe nimuhumure. Igihe mwatukwaga Imana yarumvaga, igihe mwasebwaga Imana yararebaga, ijisho ryayo ryarabirebaga, ugutwi kwayo kwarabyumvaga. Babise amazina, babasize ibyasha. Ariko mva nkubwire, Imana yambwiye ngo ube waravuze ibyayo, udaca hirya udaca hino, ugendeye mu muhamagaro wawe, wumvishe ijwi ryayo ije guhesha agaciro abahanuzi abaje hano kuri izi mbuga. Namwe mwahanuriye inyuma y'izi mbuga, abo mu nsengero mutahawe agaciro, abacecekeshejwe. Ariko humura, Imana igarutse, yohereje marayika uburana agaciro k'abahanuzi. Umva ukuntu Yera yambwiye ngo nimushyitse imitima mu nda, ngo izi mpano mwe ntago mwazihaye, kuko iyo biba ari ukuziha n'ababarwanya hari benshi bazifuje barazibura. Ariko rata, ubwo mwashatse kumvira umwuka, Yera ngo ije kuburana agaciro k'abahanuzi, ije gusohoza ibyo mwahanuye. Rata abana b'Imana nimuhumure. Imana yacu nishimwe cyane. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndumva nari buvuge ku bintu byinshi cyane, icyo ndi bugaruke nibandaho n'iri jambo rivuga ngo Imana ije kuburana agaciro k'abahanuzi. Nongera mbibabwire ngo yemwe uyewe muhanuzi we, aho uhagaze hose, aho uri hose, uzi ko wahanuye ibya data, wahanuye ivuye ku Yera yo mu ijuru, wahanuye biturutse kuyakubwira ngo genda ubwire abantu banjye. Ukagenda ukababwira ntibumve. Hari amabuye bagukurikije, hari ibihosho bagukurikije, hari ibitutsi bagukurikije. Umva nkubwire, ibyo byose yarabirebaga, ngo ijye kuburana agaciro k'abahanuzi. Imana yacu nishimwe cyane. Kadusoma ijambo ry'Imana, turayisanga muri Zaburi ibice byaho 9 umurongo wa 20 n'uwa 21. Zaburi ibice byaho 9 umurongo wa 20 n'uwa 21. Turaza kongeraho n'indi jambo riri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 n'uwa 7. Tuze kongeraho n'undi Zaburi igice cya 50 umurongo wa 3. Reka tugereyo twahageze. Zaburi ibice 9 umurongo wa 21 guhera ku 20 kugera ku 21. Na Zaburi 12 umurongo wa 3 kugera ku wa 7. Na Zaburi 50 igice cyawo cya 50 umurongo wa 3. Dusoma izina rya Yesu. Aravuze ngo Uwiteka haguruka, abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Uwiteka ubatere ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. Uwiteka haguruka, abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Uwiteka ubatere ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. 12 umurongo wa 3 avuga ngo kuko kunyarwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingune. Umurongo wa 4 avuga ngo amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu nganda zo mu isi, ivugutiwe 7. 50 umurongo wa 3 avuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Mwakire neza amagambo y'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Reka tubanze
kuri iri jambo riri hano ku gice cya 9 ngo Uwiteka haguruka abantu be kunesha. Mana yera amahoro yambwiye ngo nimbwira abantu ngo abantu bikarakashije bayituka. Haleluya. Ngo abantu barikarakashije bayituka, bayitukisha imirimo yabo mibi, bayitukisha ibikorwa byabo bibi, bayitukisha intekerezo zabo mbi, ngo barikarakashije bayituka, ngo ariko igiye guhaguruka abantu be kunesha. Mbahaye itangazo rivuga ngo yemwe bantu mwazamuye inugu, yemwe bantu mwumva ndababwiye ngo Uwiteka afite intego yo guhaguruka muri uyu mwaka wa 2025. Abantu ntago bazanesha. Imana yacu nishimwe. Umva ukuntu ijambo rivuze ngo haguruka abantu ngo batere ubwoba, ngo bimenye ko ari abantu ibintu. Imana ifite gahunda yo kwibutsa abantu ko yabaremye itabaye batayiremye. Hari abantu bari kuyitwaraho nk'aho bayiremye, barababesha barabashuka. Mumaze kurya mugahaga, mukanywa mukavuyarara, mwihindukirana Imana ngo muyituke, mwihindukirana Imana ngo muyisebye, mwihindukirana Imana muyinegure, ngo muyerekeze ibi byose. Iyeri ifite gahunda yo guhaguruka ikabamenyesha yuko muri abantu inyama n'amaraso yikuriye mu cyondo hano hasi. Haleluya, amen. Itenda kubashye nanone kuko ndakumva ifite gahunda yo kuza kumenyesha buri muntu wese ikimugize umuntu n'agaciro afite kikamuhesheje. Imana niyo yasigaranye telekomande, iyikanze gutya ikikugira umuntu kirarangira. Nimureke kwiyanura ku Mana, muracyayikeneye. Imana yacu nishimwe cyane. Umva ukuntu yavuze ngo haguruka ngo abantu bimenye ko ari abantu ibintu. Iyo ifite gahunda yo guhaguruka, igahaguruka ikanyura ku basore, ikanyura ku bakobwa, ikanyura ku basogabo, ikanyura ku bamama. Mugiye kubirebesha amaso yanyu. Dusanzwe tubivuga mukadutuka, nimba mushaka natwe kubikora nimubikore, mudutuke ibyo mushaka. Ariko umva nkubwire gahunda y'Imana muri uyu mwaka igiye gukuraho akarido kuri buri muntu wese. Ndongenda bivuze igiye gukuraho akarido kuri umuntu wese. Mugiye kujya mwibuka gutakira Imana. Umunsi mubi wabagezeho, kandi reka mbabwire icyamu uyu munsi wa none buri muntu wese akita ku iherezo rye. Umva ukuntu Imana yambwiye ngo nimbwira abahanuzi ngo igihe mwababariye, ngo mwasubije umutima, ngo kubwo kunyagwa kwanyu, ngo mwanyazwa agaciro kanyu, ngo Imana yabatumye kubwira abantu ibituma bajya mu murongo mwiza, bakaba mu gitabo cy'abarimbuka, bakandikwa mu gitabo cy'abana b'ubugingo, ngo kugira ngo babishungure bakure bibagirire umumaro, wenda ibitari iby'umumaro babita inyuma. Ngo kugira ngo babishungure babasamiraga hejuru, bamara kubasamira hejuru bakabajugunya iriya batitaye ku byo mwavuze. Ariko Yera yavuze ngo mwaratumwe muratumika, ngo nimuruhuke, ngo nimutuze, inimba zanyu yarazibonye. Yemwe bahanuzi mwe, ngo amarira yanyu yarayumvishe. Ngo kandi rata Imana ije gushimira abahanuzi batacogojwe n'inkuru z'incamugongo z'abantu bababwiye. Imana ije kubashimira, kandi ni ukuri ndi imbere y'Imana isumba byose, izacira imanza abazima n'abapfuye. Ndi imbere y'isumba byose, izahamagara buri muntu wese akajya kuburana urubanza rwe. Bahanuzi mugiye kubona ineza y'Imana, kubera yuko mugiye kwakira abantu benshi. Yemwe abantu bagiye kwibuka ibitereko byo kwibuka Imana no kuyishaka bamaze gusesa. Ariko Imana yo mu ijuru ibarengere. Imana ni urukundo, Imana ni inyembabazi, Imana ni inyemuwe. Nimba uzi neza ko hari ahantu wumvisha ubutumwa Imana igutumaho, warangiza ukabusuzugura, warangiza ugasuzugura ubutumwa bishingiye indeshyo y'uwabuvuze, ingano y'uwabuvuze, ukumva nta kintu bikubwiye, ca bugufiya ubwira Imana ngo ndabizi ko nicaye ku ntebe y'imbabazi. Abakobwa batumye narabatutse, abamama batumye narabarebye babona
papa nuko narabivuze, mbese nawe urabizi aho watutse abahanuzi b'Imana wanga kumva icyo bagutumweho. ngo ariko Imana ije guhora inzigo y'abantu batutse abahanuzi. Ni ukuri ndagitindaho, umva mbabwire, muri uyu mwaka Imana igiye kuza nta guceceka. Ni ukuri Imana igiye kunyura kuri buri muntu wese. Imana yacu nishimwe. Nyeka nkubwire, nushaka nkubwire ngo igihe si igihe cyo kuryama, ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kuruhukira mu mahoro. Nimba wumva hari ibintu bigutandukanya n'Imana, ndagira ngo musubiriremo. Iki gihe si cyo gihe cyo kugona, ita ku iherezo ryawe, kuko nongere mbivuge, muratunguwe, imvura irabanyagiye, abantu banze kwigurira umutaka uzatwikira imitwe yabo. Muratunguwe, imvura irabanyagiye. Turabivuga ngo ni iby'abasazi, twabisubiramo ngo byaratuyobeye, twongera kubihamya ngo badutera amabuye. Ariko reka nkubwire, hahirwa upfapfiriye mu mwami, umwuka akavuga ngo ngo nazaruka imirimo n'imihati yiwe, n'ubundi wacu si hano mu isi, ntabwo rero gakondo yacu ibarurirwa. Bene data, nshuti zanjye, nari nje kubabwira ngo nimwisubireho. Inzira zikigendwa, imihanda igiharuye. Hari umunsi uzashaka kumvira ijwi ntibikunde, hari umunsi uzashaka kumvira ijambo nturibone. Ngo none Uwiteka arahagurutse, ngo aje gushyira mu mahoro. Imana mwarayisuzuguye irabihorera. Umva ukuntu yambwiye ngo mbabwire, ngo ntabwo itinze ngo kuza gukubura kubera ko byayiyobeye. Hari abantu bavuga ngo Imana, ngo abahanuzi n'Imana yabo ngo byarabayoberanye. Imana ntabwo byayiyobeye. Yambwiye ngo mbamenyeshe ko bitayiyobeye, ngo ahubwo itinze iri kugira ngo ikubure inkozi z'ibibi zose, izijugunye mu muriro waka umuriro n'amazuku. Reka nkubwire nshuti yanjye, bamaso utaba mu rutonde rw'abantu bari bukuburwe ukajugunywa mu muriro. Reka nkubwire, nta muntu Imana iterura ngo yinanire, nta biro bibaho Imana itapeza. Mbanze bibabwire, nubwo mbizi ko mubizi, murabyirengagiza mukavuga ngo iyo bitavugwa n'umeze uku. Ariko yemwe mbabwire ngo nimugarukiraho, mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Umva ikintu Uwiteka ashaka ku bantu muri uyu mwaka. Umva ikintu Uwiteka ashaka ku bantu muri uyu mwaka. Abantu bajya bavuga ngo abahanuzi baraza bakatubwira ngo ibintu by'amaterabwoba. Nta terabwoba nagushyizeho. Ugende ujye mu rugo rwawe, uteke ifiriti wirire, uteke inkoko uyirishe ifi. Nta terabwoba nagushyizeho nshuti yanjye. Ariko umva ijambo ry'ukuri wuzaniye, nutita ku iherezo ryawe, haba umubiri n'ubugingo byose birarimbukira icyarimwe. Haba umubiri n'ubugingo birarimbukira icyarimwe. Numva ikintu nshaka kukubwira muri uyu mwaka. Ni umwaka ukomeye, uruhije, uwishe, ariko kandi ni umwaka w'amahirwe, w'umugisha, wo gusubizwa ku bantu bagendeye mu nzira zigororotse. Imana yacu nishimwe cyane. Isubireho bigishoboka. Tazajya gushaka Imana, tazibuka ibitereko wamaze gusesa. Wireba ku cyubahiro ufite, wireba ku cyuri cyo ku mashuri ufite, wibirebaho. Mbabarira papa, mbabarira mama, nesha icyaha n'igisa nacyo. Nta kindi Uwiteka gushakaho, nta kindi Imana igushakaho, nta kindi gitumye imagurutsa ngo nze nongere mubwire. Ubundi nakabaye nicara yarajya niturije, ariko nibinkundiye, kuko Uwiteka yavuze ngo buri muntu wese yite ku iherezo rye. Igihe cyo gutungura buri muntu wese ikamubaza icyatumye aza ku isi kirageze, kuko Imana yatuzanye ku isi yari impamvu. Abantu babikeresheje bakemera gutiza Satani imibiri yabo ngo bagire ibikoresho bisebya Imana, bituka Imana. Abo ngabo nibo mvugana nabo ngo nimube maso kandi mukanguke, musezerere Satani n'ingeso ze. Ibintu byose biraza kuba amahoro. Tuhoze mu ntambara za hato na hato, amatiku ya hato na hato. Abantu batije Satani umunwa, abavugisha ibitari byo kuvugwa. Abantu batije Satani imitima, abatekeresha ibitari byo gutekereza. Turi mu kibazo cy'abantu
abantu bafashe ingingo Imana yabahaye z'umumaro ngo bazikoreshe ibyubaka ubwami bw'Imana, barangiza bakemera ko Satani azikoresha ibisenya ubwami bw'Imana. Itekerezeho, niwe mvugana nawe, wowe undeba ni wowe mbwira. Itekerezeho, umutima wawe utekereza ibiki? Byubaka ubwami bw'Imana cyangwa busenya ubwami bw'Imana? Umunwa wawe uvuga ibiki? Uvuga ibyubaka ubwami, ibikomeza abagenzi, ibihumiriza imitima, ibibasubizamo intege, cyangwa n'ibibaritira bikabatura hasi? Mana yacu nishimwe cyane. Nandi kuvugana namwe ngo nimwisubireho. Yewe muhanuzi, uyu munsi ugenda unywa amazi akumara icyaka, kuko igihe watagangariye twatwita ibicucu, injiji n'andi mazina. Ubwo twayumvaga n'Imana yarayumvaga, agaciro twambuwe n'Imana yarabibonaga ko twakambuye. Kandi reka burya mbanze mbabwire iri jambo, ushaka kumenya uburakari bw'umubyeyi akubita umwana. Yaramukumvishe, ushaka kureba uburakari bw'umubyeyi akubita umwana, nibwo umenya ngo uyu mubyeyi aritonda cyangwa ntabwo yitonda. Namwe kuko mudashaka kumva ibyo tubabwira kandi mukongeraho n'andi magambo, niyo mpamvu mugiye kubona uburakari bw'Imana. Ni ukuri guhana kw'Imana nimukumenyere. Imana ihana mu buryo butandukanye. Tujya tubivuga abantu ngo abahanuzi. Imana irahana. Reka mbakopezeho gatoya. Ushobora gufata diporome yawe ukayigira, ukayitsindira ku manota meza, ariko kubera yuko hari umunyeshuri mwiganye wagambaniye diporome ye ntisohoke, warangiza nawe yawe ikaba mu kabati mirere na mirere, ukibaza ngo byagenze ute? Wahanywe n'Imana, uwo wabujije kubona diporome ye nawe yawe yaheze mu kabati. Uko niko Imana ihana. Ntabwo Imana igihana ngo ikubita abantu iki n'ibice byose. Icya kabiri, Imana igihana ukagambanira umuntu ngo nabyare, abo ubyaye bakazaba ibirumbo. Imana yacu nishimwe, iba yaguhanye. Icya gatatu, ukagambanira umuntu ngo nazagira arambika umusaya, ukaba mu nzu ariko ukayiburamwo amahoro n'ibitotsi. Imana iba yaguhanye. Nimwisubireho cyane kandi mwitoze kuba boroheje mu mitima yanyu. Nta kindi kintu Imana idushakaho uretse kuba abantu boroheje mu mitima yacu, tukabasha gukura ibishimwa mu bigawa. Umva ijambo ry'Imana muri Yobu 28:28 avuga ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yemwe bantu mufata abantu bahisemo gukurikira umugabo witwa Yesu mukabita injiji mutaramukurikiye, nari mvuze ngo ndabakomeje. Umva mbanze mbabwire, abantu benshi bajya bavuga ngo Imana bavuga ngo barayibonye ngo bagize ute. Reka nyikubwire, nitunahurira mu nzira uzamenye ko nayikubwiye. Iyo nkorera ndayizi, iyo nkorera narayibonye, nimba unayishidikanya birakureba, ariko njyewe hari uko nyizi. Ni Imana rudatetereza abasenga samba itarumba giti cy'inganzamarumbu mwamutamwara. Yo najya buri uko bigenza, we ntabwo ameze nk'abantu, ntabwo ajya avuga amasigara byicaro. Nunayifata uko nguko bizaba bibaye. Nimuhabwe umugisha n'isumba byose. Ariko nandi kuvugana n'abantu ngo nimwisubireho. Igihe mwahereye mubwirwa mukanga kumva, birashoboka yuko Satani yari yarabafashe igihe kirekire, ariko uyu munsi mwigobotore. Ntabwo twaje tuvuga ibitari iby'umwuka. Umva ukuntu ijambo ryambwiye ngo yewe nimbwira umudugudu, nimbwira umurinzi ngo namenyeshe ibyaha abantu, barangiza nabivuge ngo umunyabyaha azarimbuka, ariko ngo azaba azize ibyaha bye, ngo amaraso ye ngo ntuzayabazwa. Ngo ariko ninkubwira kuburira umunyabyaha gupfa kuzapfa, ukamuburira natareka ibyaha bye azapfa, ariko niwe uzaba wirimbuje, ntabwo uzabazwa amaraso ye. Nanjye nuko nguko nari mpagaze. Nyemerera witekerezeho, nyemerera wirebeho, urebe ibintu waguyemo, urebe ahantu wasitaye, urebe ahantu wacumuye, wirebe. Niwite ku cyubahiro ufite. Reka nkubwize ukuri, icyubahiro cy'umuntu kiza atahari kikanarangira adahari, kiza atabifatira umwanzuro kikanarangira atabifatira umwanzuro. Ntabwo wafata umwanzuro ngo abantu bakubahe, kandi niba wafata n'umwanzuro
kugira ngo abantu bagusuzugure. Ibyo ni purani y'Imana. Nyemerera wite ku iherezo ryawe rya nyuma, nyemerera wite ku munsi wa nyuma wawe utazi igihe uzazira. Yewe unesha we, Imana izaguha kwicara ku ntebe y'icyubahiro. Nimwitoze kunesha, mwitoze kunesha. Ariko abahanuzi, nongere mbabwire ijambo iyo rivuganye nanjye ngo yongeye kubafata amaboko. Eneforo sayini greremenias, ngo yongeye kubafata amaboko ngo nimuvuge igihe cyo guhembwa kiraje, igihe cyo kuvana urukungu mu masaka kiraje, igihe cyo kurobanura intama mu ihene kiraje. Ngo nubwo babise ihene, ngo Imana ifizi neza ko muri intama. Yemwe mwanama mwe, ngo nimuhumure cyane, iyera itabeshya itagira uko ibigenza. Nivuze ngo nimuhumure, nivuze ngo nimuhumure, mwakire neza ubutumwa Imana ibatumyeho. Icyampa uyu munsi wa none ugahinduka. Uwiteka Imana ishobora byose, we wumva gusenga ko bakwiringiye, ukumva gutaka ko bagutakira ku manywa na nijoro. Icyo tukuziho ntabwo uri Imana igivuga amasigara byicaro. Iyo uvuze birabategeka bigakomera. Nyemerera uzuganze kandi utegeke. Uwera wa Isirayeli waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa, rizagenda rikoze icyo waritumye gukora. Kandi hari imbaraga ziba inyuma y'ijambo ryawe. Izo nizo dusabye ngo zize ziriherekeze. Uzuhaguruka abantu bamenye ko ari abantu bagusuzuguye igihe kirekire, bagutukisha ibyo bakora n'ibyo bavuga. Ariko Uwiteka we, ngo amahanga abonye ishyano rata, ngo ngwino uganze kandi utegeke. Igitinyiro cyawe n'igikundiro kitubeho, kuko uri Imana yumva gusenga. Nsabiye ababene data imbaraga. Hari abakorera umurimo kuri uyu muyoboro wagutse, n'abakorera umurimo ahandi hirya no hino hatandukanye, kuko umurimo twamenye ko ari mugari. Baha imbaraga zijyanye n'igihe tugezemo. Imbaraga zari zihari zari za 2024, ariko dukeneye imbaraga za 2025. Twigishe kurwana nk'abantu bavuye ku ikosi ryo muri 2024. Utushyire Uwiteka we ku ipeti ryo muri 2025, kandi ijambo ryawe ucishije mu kanwa kanjye uzirekeresha imbaraga zawe zikomeye. Kandi Uwiteka umuntu uzaryumva agahinduka mu buryo butangaje kandi bukomeye. Uzamuha imbaraga zidasanzwe zo kunesha ibyajyaga bimunesha. Uwiteka uzahagaranya buri muntu wese uzakwakira nk'umwami n'umukiza. Uzamufata ukuboko n'uzamurekure, uzamwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'abana b'ubugingo. Urakoze ubwo uvuze neza kuje kurobanura intama mu ihene. Urakoze nyagora kumwe Mana kuje gukura urukungo mu masaka. Urakoze urakoze urakoze. Ngo ngwino ubikore kwiyubayisha. Bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Nimuhabwe umugisha n'isumba byose. Nakubajije ibibazo byinshi, ariko nirengagiza akantu wazanye muri ubu butumwa. Ndagira ngo ukerekane, ukagire gutya buri muntu wese akabone. Yego, ngiyi ni telekomande. Yerekane noneho umuntu uzaye mu matushi yayo. Ngiyi ni telekomande, telefone ni telekomande. Telekomande ijya kuza, iyera yavuze ngo niyo yasigaranye telekomande y'ubuzima bwa buri muntu wese. Ni igihe cyo kugira ngo ize yereke buri muntu wese ko yamuremye atayiremye. Uwishyira hejuru n'uyituka n'ugira ute, ni igihe cyo kuza ikakanda telekomande ikamwereka ko yamuremye atayiremye. Nimuhabwe umugisha. Byumvikane ko hari igihe kigiye kugera igakanda telekomande. Yego cyane rwose. Ese iyo uvuze ngo Imana iraje igiye kwereka abantu ko ariyo yabaremye atari bo bayiremye, yego, hanyuma hakazamo na telekomande, yego, bivuze iki ku muntu uwo ari we wese urumva iyi mpanuro? Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, abantu batutse Imana, bari gutuka Imana, bayitukisha ibyo bakora byeruye, bayitukisha ibyo bagambira mu mutima bizimije, bayitukisha
bakabigisha mu migendere yabo ya buri munsi, mu byo bagira ibya buri munsi. Rero ibyo bintu bibabaje Imana ku gipimo, bakarenga bagagera ku rwego ibatuma abahanuzi ntibanashungure ibyo bavuze ngo ibyo ibibagirira umumaro mu buryo bw'umwuka babizigame, ahubwo byose bagafata bakajugunyira icyarimwe. sibyo? aribo bari kwita abahanuzi y'amazina ngo ninjije bararindagiye barapfuye bagize ute. Imana ije kwereka abantu ko abahanuzi batapfuye ariho kandi ari bazima, ngo n'abasazi, ngo barasaze. hari umuntu mperutse gupostinga ubutumwa, ni umuntu wari wabuzanye n'ubundi nk'uko wabuzanye, yego, hanyuma umuntu anyandikira amagambo akomeye akomeye akomeye, yego, ntekereza ko hari n'utavuga ariko muri wavuga ati si ibibundi ni ibiki baba barimo. yego, urumva yanditse amagambo atari meza yashakaga kuvuga kuri uwo muntu, yego, atari uko ari umuntu ari kuvuga, ahubwo ari ibyo yavuze cyangwa yahanuye ari kuvugaho. yego, mbese wumva agereranya nk'uko ibintu bavuga ni ukwishakira indonke, buretse gato ni ukwishakira indonke, ni ukubeshyera Imana, yego, ibyo barimo ntibabizi. yego. Aba bantu bari muri iyi context wababwira iki? Reka mbabwire, reka njyewe nihereho, sibyo? Nigeze kuba ndi kubabwira ngo ndi imbere y'isumba byose izacira imanza abazima n'abapfuye, sibyo? Aboroheje n'abakomeye, sibyo? N'ubundi njyewe ntabwo naje hano kwashaka amaramuko, yego vare, yego. Iyo aba ari igihe cyo gushaka amaramuko nari kuza muri cya gihe natekaga amazi yo kurya. Hari umuntu ugeze uteka amazi yo kurya? Ko mwebwe mwese mbazi muteka amazi yo kunywa ngo muri abasirimu. Njye natekaga amazi yo kurya kugira ngo nereke umutima wanjye ko natetse nacanye uwo munsi byakunze. Ariko vare uzansure cyangwa abagabo, Imana yarangaburiye. Nasomye rya jambo rivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'imirimo y'amaboko ye, ko rero nzaho umugisha. Vare Imana yararishyigikira ari kuza muri nge. Nukuri Nabo nazi umuntu wese ufite indiyo duhuye hari icyo kurya ndamugaburira. Haveho urwo rushoro rwo kuvuga ngo haraba okay vare, nanjye ndi umugabo guhamya ko hari abantu baza mu bintu by'Imana babishakamo ibyo, sibyo? Ariko aba bantu badukurikirana niho nababwiye ngo bajye bashungura, sibyo? Ubutumwa ubabwira kureka ingeso zabo mbi, nimba rero twavuganye ukabuziziho zireke, uhita uko wabuzanye, sibyo? Ariko ubundi ese ubundi vanjye ntago mbyumva, nta ahantu nta sinzi. Jewe nguciye mu ryo uvuga uri bamwe mu bahanuzi, yego, nzi, yego, bashyira amaboko hasi bagakora. None se njye wagize ngo ariko uri muri bake, uri muri bake bo, atari uko Imana yagutumye ku bahanuzi, atari uko Imana itazabagirira neza, atari uko wenda hari n'abatunzwe n'iryo vuga butumwa, ariko na n'ubu ndabivuga kandi ndabihamya ndabisubiramo, yego, uri bake mu bahanuzi bajya guhanurira abantu b'Imana ariko babona naho bakubita isuka bakajya kuyihakubita. Yego, none iki ni ukuvuga ngo uba ugomba gukora ubutumwa bw'Imana ugakora n'imirimo y'amaboko kugira ngo utazandagara, sibyo vare? Utazandavura ukandagara, utazakoza isoni ubutumwa cyangwa se utazatesha agaciro ubutumwa. Gusa reka mubabwire, sibyo? Nimba umuntu yaraje akaguhanurira ntagusaba amafaranga, sibyo? Yego. Wimutuka, sibyo? Cyangwa n'uwaje kuyagusaba, twese witurebera muri iyo shusho, sibyo? Yego. Ariko kandi abantu b'Imana nyine niyo mpamvu bavuga ngo hari abantu bagirwa n'umugabo bitewe n'ibyo batekereje mu mitima yabo, sibyo? Mu by'ukuri abahanuzi b'Imana turahari, yego, turahari kandi barahari batarapfa. Nuko mura mutwica igitondo n'ikigoroba. Abo rero niba Imana igiye kuzaho, abo nibigiye guhembeka buri muntu wese ikamuhingurano y'umurimo we. Yego, Imana iguhe umugisha. Sininda no kubabivanga, oya simbatindaho. Nge natumwe kuri abo bantu bahagaze uko, batutswe bakabwirwa ko ari abo gupfa n'ibiki byose, ariko bagakomeza kumuhamagara n'umurimo. Yego, batabivanze. Nimuhumure, Imana ishimwe. Yego. Urakoze rero. Hanyuma ubuhanuzi buriya bugira ibibazo bike, ahubwo impamvu bugira bike nuko
iyo wabyeretswe, iyo wabibwiwe, yego ni wowe ubitanga mu buryo ubibona wabibwiwemo. yego Hanyuma icya kabiri, ahubwo uwagira ikibazo yazagucaho akakubaza ati se mukozi w'Imana aha hantu nshingiye uko nabyumvise nitware nte? yego Tanga nimero bakubazaho. yego naravuga nimero, ndabashimiye kuri icyo kintu. Mu by'ukuri vare ikintu kiduha imbaraga ni uko tubona abantu bahinduka bava mu byaha baza mu bya Kristo. Yego. Barahari pe. Yego. Nk'abantu bo mu karere ka Gakenke ndabasuhuje badukurikirana. Ejo bundi kuri yo nye narindiyo kandi umurimo w'Imana wari umeze neza. Yego. N'ahandi rero njya nakira nimero, njya nakira abantu bari bafite intege nke ariko bashaka gusubizwamo intege, bashaka gusubizwamo imbaraga mu rugendo. Abo ngabo njya mbasha kubakira kandi nkashimira Imana ko hari ikikora. Yego igukoreshe. Yego. N'abandi bagira ibibazo bakumva ntibabisobanukiwe mbaza nabyo nta kibazo. Ariko bene data mujye mwirinda gukora ikintu cyabagira ingaruka zitari nziza mu isi y'umwuka. Yego. Kuko iyo yemutse mu isi y'umwuka bizana ingaruka mu isi biboneka mu isi y'umubiri. Yego. Murakoze cyane. Nimero yanjye n'ubundi ku bantu batari basanzwe bafite cyo kiganiro ni ya indi ni 0790 81 92 Yego. Yego, cyangwa se bize koroha muyandike ku kiganiro. Ongera ntabyo nta kibazo. Mwabyaza ko mukandika ku kiganiro. Yego. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Yego murakoze. Tuzasubira. Yego murakoze.